Menya byinshi ku bibera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarabikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza bya buri cyumweru. Ikaze. Ni gute ibi bintu koko bishoboka? Ni gute byabaho? Abantu babaye iki koko ko bahindutse? Ayo namwe mu magambo abarwaza b'uyu mugore bavuze nyuma yo kubona ibyabaye. Amaze imyaka 26 muri koma, atanyeganyega, ari mu bitaro. Yarabyaye, abyara umwana w'umuhungu. Ni umudamu wari warinjiye mu bitaro afite imyaka 3 yonyine, nabwo ari muri koma. Nitwa Samuel Mugisha. Umugore yaba yasama inda aramutse ari muri koma? Ni irihe somo twakwigira kuri iyi nkuru mu gihe umuntu wawe arwariye mu bitaro? Ukwiye gucungana n'ibiki? Tekereza turi kwa muganga mu bitaro bimaze imyaka myinshi byita ku babigana barwaye. Umudamu wari umaze imyaka myinshi y'ubuzima bwe asinziriye, atanyeganyega, ari muri koma, niho aryamye. Nta cyizere cy'ubuzima afite, ntashobora kuvuga n'ijambo na rimwe. Byose akenera abifashwa n'abamurwaje. Abarwaza bizeye ibitaro cyane nk'uko twese twizera kwa muganga, biteze kuzarwaza umurwayi wabo babifashwemo n'ibitaro paka akize. Byabaye uko kugeza umunsi umwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 mu 2018, ejo bundi, ikintu buri wese atatekereza cyangwa se atatekerezaga nibwo cyabaye. Abaganga aho bari bagiye kumva umugore, bumva umugore ari kuniha. Bumva umugore ari kuniha ataka nk'uri ku gisi. Ni ku bitaro bya Hacienda Healthcare biherereye muri Phoenix muri Arizona, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barirukanse. Ubwo rero bagiye kureba ngo basange wa mugore wari umaze imyaka myinshi ari muri koma, ari kubyara umwana w'umuhungu. Ahwi, banze ubyiyumvishe neza. Umugore rwose ugeze habi, urushe, wari unaniwe, wari uri muri koma, utaranayivamo, none ari kubyara, nta bufasha bw'abaganga, nta n'umuryango we uhari. Wibuke yari amaze imyaka 26 mu bitaro. Wabonye ishusho yaguye mu kantu uwo ari we wese. Ni irihe somo twakwigiramo? Ibibazo icyo gihe byabaye byinshi mu bantu, yewe nabumvise iyi nkuru byonyine. Ninde wakoze ibi bintu? Ni gute umukobwa winjiye ibitaro afite imyaka 3 kubera guhungabana k'ubwonko yisanze ari kubyara ku myaka 29, nyamara yari ari muri koma? Ninde wamuteye iyo nda? Nuko byumvikana situation yari ibereye mu bitaro. Muri ibi bitaro byari ibintu bigize icyaha. Ihohotera uko byagenda kose, ihohotera rishingiye ku gitsina. Abashinzwe umutekano ubwo buzuye ibitaro. Buri mugabo wese wakoraga mu bitaro yagombaga kubibazwa. Icyizere cyahise gitakarizwa buri muntu wese wari indani mu bitaro. Ninde wakoze aya mabara? Wamwigiraho irihe somo? Turacyakomeje. Umwana baramupimye, bapima ADN ze, ndetse n'abakozi b'ibitaro b'abagabo bose uko bakabaye ADN zabo nabo bazarapimwe. Byari ibintu biteye ubwoba, ariko nanone bwari bwo buryo bwiza bworoshye bari buvumburemo ikirura kigize intama cyari mu bitaro. Ibisubizo bya ADN byarasohotse, byari bigize ibisubizo. N'uyu munsi nta muntu urabyizera. N'uyu munsi abarwaza n'abarwarira kwa muganga byabereye isomo rikomeye. Nathan Sutherland niwo mugabo ureba ADN ze zahuye n'iz'umwana. Yari umuforomo wari uhakoze imyaka myinshi kuri ibi bitaro. Ikibazo cyahise kiba kimwe. Mbese uyu mugabo yaba yarafashe umwana w'umukobwa ku ngufu ari muri koma ameze nk'igiti? Biteye kwibaza. Dore uko byagenze. Umuforomo wari umwe mu bita ku barwayi, ubu none yari amaze guhinduka ikirura kirya intama, ahubwo bakiragije. Umugabo baramufunze, bamushinja ihohotera rishingiye ku gitsina. Dore ukuntu areba, ariko ni umugabo koko. Ukuntu byarangiye, ibyaha byaramuhamye, akatwa imyaka 10 y'igifungo. Yakatiwe imyaka 10. Gusa iki gihano nubwo cyari mu butabera, ntabwo na rimwe kigeze gisiba mabi yakozwe n'uyu mugabo ku izina rye no gutakarizwa icyizere. Isomo ryatambutse ubwo ngubwo, ariko rimwe na rimwe hari amabi dukora tukaba tutabasha no gusiba ingaruka zayo cyangwa se z'ibyo twakoze ku cyari cyo cyose twakora.
Mu buzima jya witondera ibyo wishoramo byose, kuko hari ibintu biba bitakwibagirana na gato ku izina ryawe. Ni ukujya twitonda. Uyu munsi turi kumuvugaho. Ni inkuru yatigishije isi, byagaragaje amabara abaganga bakora, ibibazo byari byose mu mitwe y'abantu. Ndetse uyu munsi umwana wabyawe icyo gihe nubwo yavutse mu buryo butoroshye yitabwaho n'umuryango wo kwa nyina. Wowe utekereza iki kuri iyi nkuru? Utekereza ko ari ibiki bibera indani mu bitaro tutamenyera hanze twebwe aba bicaye hanze? Wifuza indi video, ikindi kiganiro nk'iki, reba indi video ngiye kugushyiraho hano ku kirahuri cyawe uri kureba ari iyi, ndabizi nayo uraza kuyikunda. Mwakoze kudukurikira. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakoze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarabikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege mbashakira inkuru zigezweho kandi zitangaje ku isi zibibera mu isi nyine. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira.